Yesu ashimwe bakunze b'ijambo ry'Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kuri mwe mwese. Uwiteka akomeze kubaha umugisha cyane kuri mwe mudahwema kudukurikira buri munsi kuri New Soul Church TV. Nkwibutsa aho utarakanda kuri subscribe nicyo gihe cyo kubikora kugira ngo uba uteye inkunga ndetse n'ibyegeranyo bishya kuri no channel yacu ya New Soul Church TV kandi channel yanyu. Abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kubana namwe. Uyu munsi tuze kuganira rero mu kiganiro cyacu, kandi ni ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro cyacu, ikiganiro cyanyu, ikiganiro cy'Abanyarwanda, ikiganiro cy'abantu bakunda Imana, kugira ngo twungurane ibitekerezo, dore ko tusa naho turi mu minsi ya nyuma iheruka, iminsi y'imperuka, ibyavuzwe, ibyahanuwe byarasohoye, ibyinshi twabirebesheje amaso yacu. Tuje mu kiganiro rero nkwibutsa wowe bitameze neza, ukomeze kwizera Imana, biraza kumera neza cyane, kandi nawe bimeze neza, ni igihe cyo gushima Imana kugira ngo ushime Imana kuko yakuramukije amahoro, ushime Imana yo yaguhaye umugisha, ushime Imana yo yaguhaye imbaraga. Nawe ntiwihebe rero, komeza wizere, Imana iraza kugutabara. Ikiganiro cyacu gifite intego igira iti nawe ntiwihebe, komeza wizere. Ese wowe wizeye Imana? Nshuti yanjye, ni igihe cyo kwizera Imana cyane kuko birakomeye cyane. Mu kiganiro cyacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Apotre Munyentwari Atanazi, agiye kutuganiriza ijambo ry'Imana ndetse tunaganire cyane, dore ko hari ibintu byinshi biri kugenda bigirwaho impaka, ariko muri iyi minsi ya none uyu munsi tugiye kubirebera hamwe tubive umuzi kugira ngo buri wese asobanukirwe n'icyo ijambo ry'Imana ridushakaho, kugira ngo buri wese asobanukirwe n'icyo Imana idushakaho. Nyakubahwa Munyentwari Atanazi, wasenga Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Nawe ntiwihebe, komeza wizere. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje uyu mwanya muri ibi bihe bitoroshye, muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe Mose we yarabyitegereje abwira Abayisiraheli amagambo akomeye, arababwira ngo mwihagarare gusa mwitinya, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Nyemerera natwe udufashe mu guhagarara, uduhe imbaraga zidasanzwe, uduhe kwizera kurusha uko twari dufite mbere, kugira ngo dukomeze kubaho, kandi dukomeze kubaho turi mu mwami wacu, dutegereje agakiza uri butuzanire. Komeza kuturinda indwara z'ibyorezo, kandi iki kiganiro tugiye gukora kize kugera kure, kize kubera benshi ububyutse n'imbaraga zo kubaho muri iki gihe. Dusabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Umukozi w'Imana arakoze cyane kuturagiza Imana ndetse no kutwereka Imana ndetse no kuyereka ikiganiro tugiye kugirana. Nawe ntiwihebe, komeza wizere kandi ukomeze gusenga Imana, biraza kugenda neza cyane. Ushobora kuba wari wihebye, ushobora kuba wari ufite agahinda, intimba ndetse n'imibabaro, ariko turagira ngo tukubwire ngo Yesu niwe umara agahinda. Nawe ntiwihebe rero, komeza wizere. Mukozi w'Imana, ni iki ugiye kugeza ku bakunzi ba New Soul Church TV, dore ko bari bakumbuye kumva ijambo ry'Imana Apotre abagezaho? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, nitwa Apotre Munyentwari Atanazi, ndi umushumba w'itorero Ubugingo Bushya, rirakorera mu Rwanda, ariko turateganya ko rizagera no hanze y'igihugu. Rero muri iki gihe tugezemo, jye nabonye gisa n'icyo Mose yari agezemo igihe yari ari kumwe n'Abayisiraheli bageze ku nyanja itukura. Ubwo bari bageze ku nyanja itukura, Mose yararebye abona ibibazo bimwugarije, abona imbere hari inyanja itukura, abona iburyo n'ibumoso hari imisozi, yumva ko cyangwa se yarazi n'amakuru ko inyuma yakurikiwe n'Abanyegiputa. Arebye abona bimurangiriyeho, abona ubuzima buranze. Abayisiraheli nabo batangira kumuhinduka, bamubwira ko muri Egiputa ese ntihabaga imva. Yego. Batekereje ukuntu baryaga tungurusumu, basanga aho byagendaga neza. Ari nako muri iki gihe nabwo ubu abantu bagiye muri gahunda zo gusenga, cyangwa se baba bagiye mu gukizwa. Yego. Ubu bari kwicuza ati nyamara iyo tumenya tukigumira mu byo twari turimo mbere, kuko aribyo byemewe muri iki gihe. Yego. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nawe umeze gutyo ntiwihebe, ahubwo ukomeze wizere ushingiye
kuki Imana yakoreye abayisiraheli kuri uwo mwanya. Nagira ngo mubwire ko muri uwo mwanya bifuzaga gusubira ku matungurusumu, n'abifuzaga ko bavuga ko muri Egiputa hari y'imva bagakwiye kuba barahambweyo. Mu mwanya muto cyane nko guhumbya, bose babonye ko hari Imana iri muri Mose kandi yarigaragaje. Byanga byakunda rero nawe izere, ntutinye, wihagararire gusa urebe agakiza Uwiteka ari bukuzanire uyu munsi. Igikomeye nta banyegiputa uzongera kubona ukundi, nubwo baguteye ubwoba, nubwo bagukanze, nubwo baguhambuye, ntabwo bizongera ukundi.